ibyo ngiye sinabibasha kuko wa mugore duturanye yajyaga ambwira ngo ndigisekera mwanza. Ariko ndabona ukwiriye gukorerwa sajari muri uwo muti kuko intekerezo zawe ziri hafi ya nazo. Ariko Sarisa, abantu babaye bateko byagenze gute? Mana, abantu barahindutse pe. Ubonye umuntu ari gusa nk'avata. Je sindi kuvuga ibyo kwisura. Ari amagi 200 nka ngunda. Oya sibyo ndi kuvuga. None abo bantu kuvuga bahindutse bate? Ariko Sarisa, uziko abantu benshi batawe ubunyangamugayo. Babutaye bate? Sarisa, urabizi uko kera byahoze umuntu yatinyaga guhemuka kujya bitamwicira kariyeri. Ariko kuri uyu munsi umuntu arahemuka akabari nawe ubitangaza. Abantu nyine babaye seri. Ubu na papisi cyangwa idage wasanga muri zone. Ubu wakifata ukareresa ibiceri. Niyo Sarisa Pro Max nabigwaho ukagira ngo ndabihere. Never. Aus brahi. Sarisa, uvuze ngo this version nyine ugomba kubinshaka. Ariko se mabi nawe ibaza. Urugero ubonye kadage y'umwasa. Yaho bagiye yayagaye wenda yanasize. Niba ari agafone yatsimbye ni wakonoboramo ubundi kimanukira. Ejo zamara kumushiramo ukayigarura ukayimuka musobanurira ukuntu wayitwaye. Mva kadage ndakesereye. Ukabura kubyo kuyishyira ku eBay ushakamo ibiceri. Ukajya kuyikira iyo papisi n'ukuntu yaba yaraye yaguhagiyeho. Ariko se Sarisa, tujya tugira umutima wa kimuntu. Umuntu bumuhe mukenga utyo utazi uburyo byamugoye kugira yibone ngo tujye tugira umutima wa kimuntu. Umutima wiki ndetse nk'iryo muri kurahesha abandi imitima yabo baraswapurishije babonye indi wowe ngo uracyashaka umutima wa kimuntu. Usibye wowe n'abandi muteye kimwe undi muntu ushigikira guhemuka ni ahubwo se wowe ufata nk'intangarugero mu bunyangamugayo ni kuri janse mu bihe buryo uziko ejo bundi igihe turwana twasinze bwacyanzanira ibifungo bya yashati yanjye. nuko ari byo bihendutse byari biri nta kindi kintu mwabuze muri kugwana. Nabuzemo agatelefone niko katakazanye sikagurishije janvier hari ahirye ngo Frije ashafite umutima wa kimuntu ngo niyo nyangamugayo yina umutima wa kimuntu ahubwo ko wagira ngo afite umutima w'ingamiya. Umutima wiki w'ingamiya ari kibazo umuntu bafashe saa sita z'ijoro yikoreye garderobe igitanda akabati ameza hamwe na mare ebyiri ubwo ni ku mutwe tugaruke ku mugongo yarahetse matera ebyiri amasafuriya na gaze n'imbabura n'abara ebyiri z'imyenda. Ngo bari bangahe? Fulgence Honor gahetse ibiki n'ibiki nakubwiye ko afite umutima nk'uw'ingamiya nabwo ebyiri. Ka imagine uwo muntu urumva hari umutima cyifitiye. Iyo mitima niyo ya old umuntu aba agomba kuba seri. Uwo mutima wa kera wahereye karuvuga kuri iviziyo wawe utunga ukabaho. Ubu wakubwira ngo utunga umutima nk'uwa kera wawe utunga umutima nk'uwa kera kankuva imana. Abantu bose bihinduye ingegera nta nyangamugayo wabonamo Frije, ariko turarebana kuri telefoni yanjye. Rudakuba reka ngutere sitori kagira inkuru. Muri iyi minsi ndi kugira amahirwe. Rudakuba banza muri iyi minsi muri uru Rwanda nta wundi uri kugira neza nkanjye. Yakugiriye neza ngo utese mani. Rudakuba mwijoro nayo ndi kuzamuka maze mura nakani waba batumye ku isantere. Hanyuma Rudakuba kari gafite igitace ingiga zimwe zitwa tablet. Sha ni n'igitabureti kabisa. Rudakuba neza twasakiranye mu mwijima ubwo mba ndayicakiye. Yesu umwami ubwo mba ndagurutse mu mazi kaba kanyirutseho n'akaruru hejuru. Rudakuba tugeze muri wa mwijima ujabivumo haraheba ubwo mba njimije itara rya ya telefone kagahanya gakomeza kuza kiruka sinzi ukuntu navuze ngo kaba karakase karazamuka kariruka nanjye yanjye mbanyacuye gutyo. Ariko kavu uzi ko nta soni ugira ubwo ivyo bintu warabikoze utambeshe ndagaswibari ahubwo n'uyu munsi napanze hariya niho hanjye gose. Kavu ndemeye nta mucugira pe guhemuka ugahemukira n'umwana. Ariko Rudakuba mujye mugabanya iteka uwo muco uri kuvuga wawushyira mu nduka wurarira ngo nkahemukira umwana yewe none njye guhemukira umugabo amena ijisho ubu winini nk'ubwo mu bukura. Ariko Kavu mujye mugira umutima wa kimuntu nk'ubu iyo wifashe ugahemukira umuntu kuko umutima wawe ntabwo usigara wishinze ubu ujye ubitangiye nk'umuntu ugiye gutanga ubuhamya bwiza ngo njyewe muri uru Rwanda ngo ni Imana iri kugirira neza ngo ndi kwibona ibamfate ngo nkahungiye mu mwijima nk'abitoro ukureba. Ariko umuntu azajya kwiba abwira Imana ngo umbe hafi undi ajya gusenga abwira Imana ngo imbe hafi. Ubu ngubu abeza baziragiza Imana namwe ngegera mwiragiza Imana iyo Mana izamenya ifata ikireka iki.
erega Rudakuba ujye umenya ko imiseye yose umuntu agiye aba akeneye blessing za Nyagasani. Ubwo uzi gucapura umugore akamarete wamusuzuguye wajya kuguruka ukajya kumva yagufasha umupira ako kanya urushyira uba rumwe wikanga uri muri serumu nka 30 hahandi no kumanara amanu uhasanga serumu. Nibyo byiza nyine mukabona ibibakwiye. Ako Rudakuba ejo bundi ntabwo nakuguriye mirinda warayinguriye wagotomeraga kuriya uzi aho yavuye ubu nayo wabona wari wayibye. yapana we kazungu yambaraga yayanditse nanjye mageze yakamutse iri ku rutugu ndi kwishakira umukiriya. Man, jasi njya nkunda ibintu bya brother. Kuba twarakuranye niwemewe kuzunyinisha. Ndakura. Urami ipantaro yanjye cyangwa yose nyamaremo duhwanishirize. Ndakuva bapanga bamaye bine. Ubundi huye n'amenyanzi kuyi. Bagazwa n'ukuntu butanzi bangabura ukuntu swira. Ngagira iki? Acira ibiciro. Ahubwo ubutaha bazamuca amabyi. Cya mujye muyakura nicyo gikwiringegera. Mama yangu. Rata twi iyo urebye neza ubona abantu batarahindutse. Bahindutse gute? Ku myitwarire. Shanje muraye nk'ibisanzwe. Ako twi utabeshye uko abantu kera bari bameze nuko ubu ngubu tumeze. Ubona koko bihu. Uko abantu mbere bari bameze nuko abo bameze. Amaguru abiri, amaboko abiri. Shaba bameze kimwe. Ariko se twi wumva ikinyarwanda? Oyiringara. None ngusubije icyongereza. Nge ndi kuvuga ibyo ndi kukubwira uri kumva ukuntu bimeze. Nyine abantu bateye kimwe pe. Ariko twi ndabona ukwiriye gukorerwa sajari muri uwo muti. Kuko intekerezo zawe ziri hafi ya nazo. Ubu ngubu waba utagira ubwenge ubu gutandukanya ikibi n'ikize byakunanira. Ibyo ngiye sinabibasha. Kuko wa mugore duturanye yajyaga ambwira ngo ndigisekera mwanzi. Ngo iki? Igisekera mwanzi cy'imyaka 20 kibahora. Nese undi n'ibicyo reka ruvuga. Kwifata discipline y'abantu ba kera. Hanyuma uyisanishe nk'iyabu. Urabona ibyari byiza ari ibihe ibi bari ibi. Sha ibyiza n'ibyo abubu pe. Maze n'umupira nambaye n'uwawe. Ngo nguki? Suzi ko ari gitari. Nawe umeshe mwirangi rero. Ako kantu se abantu ba kera bari bakaza. Gahumva bimwe ndikwanga iyo mico mibi namwe mukarushaho muyongera. Ni byiza sha maze mfite n'undi njye kuza gutwara. None ukanyina kumubyimba. Nyamuneka niba uri content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu cyanzu Kejeli Store batwegereje aho bafite buri kimwe cyose mu content creator yakenera kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura. Bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy ukebwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekran yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana Icyanzu inzozi zawe muri content z'ibimpamo.